wese abe umusore cyangwa umukobwa, umugore cyangwa umugabo, umusaza n'umukecuru, umwana mutoya, waba wumvishije amajwi yanjye arimo acicikana y'umwana narindi guhanira mu gikari bikarangira bigeze no ku irembo bikagera no mu bantu bitari bikwiriye. By'umwihariko ndasaba imbabazi. Uretse mbanze nkubaze aba bana, aba bakozi b'Imana mwirirwa muhindura abana, mwarababyaye? Mutesi niwe wateguye kuza kuvuga kuri ibi bintu, ntiwahubutse, uranyumva? Ni nawe utegura ukiyumvamo kaba uri kuvugaho ari abana. Iki kintu cyo gufata abantu ukabashyira mu rwego ruciriritse, nibiba ngombwa nacyo ugisabira imbabazi. Nk'ubu hano hari comment Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka bazihangira gukiranuka bafite ishusho yo kwera kandi bahakana imbaraga zaho. Umuntu azakora akantu akohereze gasohoke, yongera akora kandi acanga abantu, ndagiye sinzabakumbura, ngiye hanze nyuma y'imyaka 5 niho zagaruka kugira avugwe, urumva no guhimba utuntu, ndagiye sinzabakumbura, imyaka mike ningahe ni 5. Nyuma y'5 rero ntiranagera, agaragaye mu myaka umwe nta nturanagiye mu mezi make, aragaragaye ngavuga acyaha abana, aza gufatira abantu bose yanditse ku rupapuro furi, nabwita ngo furi. Tukaba turimo sibyo, sindabona umuceri kuri momo yanjye, sinanagusabye utaza kuwohereza, kuko ngewe nayohereje nkabona ko ari uyohereje ukambwa ngo ni umuceri, nayagusubiza nge nago nsonje kavuga ukuri, kuko umuceri nge ntuncecekesha. Abana uzaryite juste niko bimeze, kuko niwe wahaye umuceri, we ntazabihakana. Abana uzaryite damuru, niwe wagaburiye. Abana genda uryite kamarade, niwe wagaburiye. Ariko wifata abakozi b'Imana bihagazeho ngo dusuzugure, rimwe ngo ntituri mu cyiciro urimo, ubundi ngo turi amagare, sibyo? Ngewe nanga ikintu cyitwa agasuzuguro aho kava kakagera. Harya ubwo areze kiyeri ushaka views, nawe nuwateguye gukora ikosa agahita ategura kuzana none kuri defanda uri gushaka views muri twese ninde? Abakozi b'Imana dufatanije umurimo wo gushumba bitwa abashumba, ndabinginze mu mbabarire, ntabwo ari cyo naringamije, si cyo naringendereye. Nahannye umwana muhanana umujinya nkuko umubyeyi wese yabikora. Nani ivubi ya mujisho, Imana ikurindira umutekano wasinzira hari. Icyo nshaka kuvuga rero, mu gihe uzi ko nta ruhare na rumwe wigeze ugira kugira ngo mbe nduyu, ntukanyite umwana wawe. Reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi. Ni Kiranuka TV, Inzozi Zacu TV na Cacana TV, Kalos TV ndetse na Cukumbura Ukuri TV. Nayo ntabwo twareka kuyivuga, mujye muyikurikira. Abari kuri Cacana TV musimbukire kuri Cukumbura Ukuri, abari kuri Kiranuka, abari ku Nzozi Zacu n'abari kuri Kalos TV mujye kuri Cukumbura Ukuri. Biba byiza kugira ngo muze kuyibona mu buryo bworoshye, muze kureba munsi y'iyi link hari muri comment, muze kuza kurebamo. Ubwo ntegetse abo bose mwebwe mwese muyoboye ano macano ko muri buze gupininga iyi cano kugira ngo abantu baze kuyibona mu buryo bworoshye. Nitwa Ezekiel, turi kumwe na Papa Bitangaza nyiri Cukumbura Ukuri TV na Bimuku. Ibi bintu birwanya babona ko abahagurutse abahanuzi b'abana. Na Bimuku Yesu niwe mukuru, nange sinzi ko Yesu niwe mukuru, kuko Yesu nafite abantu asize ku isi bakuru. Yego, ndabyemera ko na Bimuku. Nishimiye kuguha ikaze kuri izi sheni zose, kubona aya makamera yose aguteye imbere. Ndazubashye zose za salute. Nanjye ndabubashye, mbahaye ikaze mwe mudukurikira muherereye hirya no hino. Ariko icyo mwatumenyeho no kutarya iminwa no kutarya indimi mbere yuko dutangira iki kiganiro.
iki kiganiro Aha. abakozi b'Imana mwigize ibiki? Kwigize ibigirwamana. Buretse rero Ngo buretse hari ikiganiro kiri kuri Gira Neza TV kimaze isaha imwe yonyine gisohotse. Kimaze isaha imwe yonyine gisohotse, kiravuga ngo mu kiniga cyinshi Mutesi arapfukamye asaba imbabazi Plaisir, amajwi Diane na Vitali gukomereka, niko kivuga. Reka twumve. ntabwo ndimo ansaba imbabazi. Wowe ntabwo urimo, wese urinde. Ntabwo yasabye ubwo Buretse. abona izina. Buretse waba wumvishije amajwi yanjye arimo acicikana, ubwa umugore y'umubiri twese aho duherereye. Mbere y'ibintu byose ncishijwe bugufi mu mutima wanjye, pfukamishije amavi y'umutima n'ay'umubiri imbere y'umuntu wese ukurikira. Umuntu wese, abe umusore cyangwa umukobwa, umugore cyangwa umugabo, umusaza n'umukecuru, umwana mutoya, waba wumvishije amajwi yanjye arimo acicikana y'umwana narindi guhanira mu gikari bikarangira bigeze no ku irembo bikagera no mu bantu bitari bikwiriye, by'umwihariko ndasaba imbabazi. uretse mbanze nkubaze, aba bana aba bakozi b'Imana mwirirwa muhindura abana mwarababyaye? Bo icyambere mpamya ko Plaisir agomba kuyobora Mutesi amurusha grade. None se Mutesi afata Plaisir akamwita umwana nkande? Ni byaha byo kwishyira hejuru ikakaza. Mwaciye bugufi. Nuvuga ngo nambwira abantu ngo nabi mukuru ngiye nshishwa bugufi n'ijambo ry'Imana. Yego. Kagendera munsi y'ubuzi bw'Imana. Ezekiel nta munsi ndavangura umwana. Papa w'abana b'umwana mu myaka ntitungana, niko byita. Ariko no kuvuga ngo umwana no kuvuga ngo umubyeyi ngo n'umushumba ngura n'umudiyakoni ngo n'umwana. Ibi ngewe rero ndagira ngo tuganire. Pastor Mutesi ni wowe wagize uruhare rwo kwizanira aya majwi kuri YouTube, kandi ukayazana nta hantu nani Plaisir ari kuvuga agusubiza kuko byifatiye guki ibingibi, sibyo? gasubiremo ukufasha ibingibi niko n'ibindi bifashwe. Arangije araje abikubita kuri YouTube, nta mutima nama afite. Yego. Ubundi kikubwira kuri umukristo, mbere ya byose yikose ugiye gukora ubanza kugira icyo bita umutima nama, gucira iki urubanza. Iyo urenze kuri icyo kintu ukabikora, ntukaze wongera gukinga ide y'abantu ngo urasaba iki. Izo mbabazi musaba, ndashaka zino mbabazi zo kuri kamera muzinsobanurire. Ikimwe cyo rero tugaruke ngende umushumba, ndavuga nk'umushumba ariko ntabwo mvuga ko Mutesi ari umushumba we, inshingano yazivuyemo kubera ibintu. Utaza kugira ushyira hasi ngo ni umwana. Ngiye ntago ari umwana. Umwana uryita uwo wabyaye, uwo utabyaye. Ura mu buryo bw'umwuka, umwana wanjye mu buryo bwo mu mwuka. Oya, ibyo byo mu mwuka tuba tubiretse. Avuze ko ntuza ari umwana. Kuko icyo ngiye gutesha agaciro ni iyi mvugo yitwa ngo narindi guhana umwana. Umwana kumuhana uriya si umwana we. Yego. Uriya ni umudiyakoni wo muri ADPR. Umukristo muri ADPR, si umukristo kurwanira intamba no kose nawe ugenda umena amavuta yanjye Plaisir. Urukumva Plaisir si umwana. Ahubwo Plaisir ni umuntu wasengewe ku budiyakoni. Yego. Ni umuntu wakoze ubukwe. Ni umuntu wakoye. Ni umuntu wabyaye. Plaisir arusha Mutesi agakiza. Ntabwo arigera akora ibyo bibiri itemera. Plaisir ni umuntu w'Imana. Wumvishije? Plaisir ngendeye kubyo akora mu buryo bwo gufasha Zaburi nshya ari hejuru ya Mutesi. Uyu munsi buretse nyumve, ntawe nshaka ko dushyira hejuru, nta n'uwo nshaka ko dushyira hasi. Uzi impamvu? Uzi impamvu? Ndashaka gukubitira ikinyoma ahareba inzega. Uranyumva cameraman? Ndetse namwe mudukurikiye muri kunyumva. Impamvu nshaka gukubitira kino kinyoma ahareba inzega, Mutesi niwe wateguye kuza kuvuga kuri ibi bintu. Ntiwahubutse. Uranyumva? Ni nawe utegura ukiyumvamo ka buri kuvugaho.
ari abana. Iki kintu cyo gufata abantu ukabashyira mu rwego ruciriritse nibiba ngombwa nacyo ugisabira imbabazi. Nk'ubu hano hari comment iri ku kiganiro cye n'ubundi, reka nze nyigusomera, sibyo? Tujye tumena umuceri wa mugani wa Yongwe ngo ni the vibe. Hano hari uwitwa Nyiragena Ntirire, niba ariko yitwa simbizi. Yo, urandijije, ufite umutima uca bugufi pe, uri intwari. Iyi ngiyi iramushimye, ariko njye ntabwo nje gushima Mutesi. Izo umva nkubwire rero Ezekiel, ntimuzongere kureba za email umuntu azicura akivuye shaka wenyine. Hari uwitwa Gacakuru 2011 yavuze ngaho my god, ni nkaho yakavuze ngo oh my god mana yanjye, ariko abanyarwanda twihane. Uzi ko umuntu asigaye avuga ni umuntu mubi, ni umuntu kumbi, ariko recorded ibyo ubundi bihanirwa n'itegeko mu bindi bihugu. Mwitonde mu byo muvuga abantu bakomeje kuba babi kurushaho. Avuze ngo mwitonde mu byo muvuga kuko abantu mukomeje kuba babi, sibyo? Yego. Impamvu abivuze ni iki? Ntabwo iyi message cyangwa iyi comment irimo kumushima, irimo gutangara. Yego ndakumva, turi kumwe ngiye ejo bundi yaramfashe ati Ezekiel waba ari kwishakira views kuri nge ntacyo bitwaye. Washaka views, ikosa wankorera ni ukunyita umwana ntarigeze nonkire ibere ryawe nkuko wabyise Brazil. Aho nakubwira ngo nturi umubyeyi wanjye, uzarinda upfa uri n'umubyeyi wanjye, icyo nakikubwira, sibyo? Kungirira neza si igisobanuro kuri umubyeyi, urumva? No kunyereka kuri umubyeyi ntabwo ari cyo gisobanura. Umuntu wese yitwa umubyeyi bitewe n'icyo. Bibiliya ivuga iki rero? Kuri Bibiliya biravuga ngo ntagire umuntu numwe muzigira mwita umubyeyi cyangwa papa atari so wo mu ijuru. None Mutesi ahindutse umubyeyi w'abanyarwanda. Umuntu wese uri munsi y'imyaka ye, oya n'umukuru bose abita abana. Uri munsi y'imyaka ye nta nubwo tunazi n'imyaka afite, ashingiraho yita Brazil umwana. Tuzi yuko mu kintu kijyanye n'abagabo hari igihe uyu munsi ushobora kumbona gutya umurusha umuntu imyaka, ariko ugasanga ndakurusha iki imyaka. Nyamara ngiye wambona gutya ukabona ko ndi umwana, ariko utazi n'imyaka ngize gute ufite. Tuzi ko abantu b'igitsina gore bavumbuka cyane, sibyo? Akaba yaba afite imyaka 18 ariko agaragara nk'umuntu uri mu myaka 40. Yego, aho ngaho turabyemeranwa. Uyu munsi rero hari ikosa Mutesi amaze gukora amakosa abiri. Ikosa rya mbere abika inzika, aho turabyemeranwa, ariko se mu ndangire mukuremo umudayimoni na bimuku urukumva mufashe. Ikosa rya kabiri abantu bose yibwira yuko abaruta. Reka mbanza ngusomera ijambo riri mu Bafilipi. Bamupfukamira abantu bazamuramye. Uretse Nabi, ndashaka guhonda iki kinyoma cyo mwifata mukatwita abana mutaratubyaye. Mutesi no kwita abana abana. Mutesi umwitonde. Mutesi ubwenge. Iyo voice note wayirangije neza mukanya urimo wamagana nakwihorera ndi mumbaza kumva. Mutesi asabye imbabazi kuri gitari, kuri Brazil, ndetse no ku bantu bose yavuze. Arangije akora ikiganiro kirimo uburyo bw'umuntu ashobora guhemukira umuntu bimunyuze mu byo amuvuga. Bitewe n'iki? Kugira ngo iyi biganiro turimo kumukoraho biri kugaragaza ukuri byitwe na rya jambo ryo gusenga. Wabonye comment ngira ngo buratse gato reka nisomera ijambo ry'Imana. Haravuze ngo ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutagize gute uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima yanyu. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Riri mu Bafilipi ibice 2 bahere ku murongo wa 3. Umva uko havuze
ntimugire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutagize gute uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima yanyu, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese wo muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisize ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Mwebwe aya mazina y'ububyeyi mwayahawe nande? Ndakubaza nguhaye umwanya usubize icyo. Ntabwo nemera ko ndi umubyeyi. Ndakubaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, kuba uri umushumba si igisobanuro cy'uko abushumbye uhita ubabera umubyeyi. Ubishaka ndabikwereka. Ngewe ndi umushumba nkabana na bimuku. Uri umushumba uragiye intama, izo ntama uragiye rero ntabwo wakongera kuzibi. Nge ndi umukozi. Urakoze cyane kuko ahangaha nge ndi umukozi. Banza ukora aha uremewe. Hako sinazi nimba kuposa zanampemba ahubwo. Okay. Shaka kuragira kananyambura. Sawa akoko turabyumvikana. Shora kuragira intama y'abandi yapfa cyangwa y'abandi yapfa bakayinyishyuza. Wabyumvishije. Sizo kuntu nzahinduka umubyeyi w'inka z'abandi kandi nange ntarinka. Ubwo iyo utangiye kuvuga ngo uri umubyeyi w'intama, ubwo nawe uburi intama, ntubukiri umuntu. None ngewe ikintu mvuze rero, ijambo kuvuga ngo ndi umubyeyi ndarisuprimye. Nahanaga abana. Nahanaga iki abana? Kandi cyambere ntabwo uri ari umwana, nge ndi pastor. Nabyita ngo mesomere nduwa kera, ngo nabyita simbyirata. Ariko ijambo bihaye abantu rivuga ngo muri abana bacu. Ntabwo nababyaye, ahubwo ndi umukozi w'Imana wahawe akazi ku buryo namena itasi bakanyirukana, ariko sinshumbye abana banjye. Ntabwo nabyaye abana ngo mbashumbe, kandi ndi umukozi. Umukozi we ntiyakaba yavuga ngo ngaba abana banjye. Ijambo rindi sinarika kurivuga. Yego. Ndiwe n'ijambo rivuga ngo nahanaga abana. Aramuhana Vitali. Y'umwana nahanaga. Arahana umwana. Ndasaba imbabazi. No kugira ngo avugwe. Ahimba amahiti. Y'umwana umva ariko ndasaba imbabazi Abanyarwanda. Yabakoreye iki? Na societe. N'abakurikira imbuga nkoranyambaga. Kandi uko birivuga ibyo gukebura umwana wabikoreye inyuma ya kamera, unifuza ko biza kuri kamera. Wabyohereza ubiha niwe wabihaye abatangazamakuru. Ntabwo ari Plaisir wabitangaje. N'amahirwe arimo, ibiri mahire munyumve neza, nuko ari amajwi yawe nta jwi rya Plaisir rigeze gute ririmo. Ashatse yabihakana kana byemeza. N'umuntu uza wishakira views. No Ezekiyeli ngukira. Ezekiyeli ngufashe. Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka bazihangira gukiranuka, bafite ishusho yo kwera, kandi bahakana imbaraga zabo. Umuntu azakora akantu akohereze gasohoke, yongera akora kandi acanga abantu, ndagiye sinzabakumbura, ngiye hanze nyuma y'imyaka 5 niho zagaruka kugira avugwe. Urumva no guhimba utuntu, ndagiye sinzabakumbura. Imyaka mike ningahe? Ni 5. Nyuma y'5 rero ntiranagera, agaragaye mu myaka umwe, nta nturanagiye mu mezi make aragaragaye ngavuga acyaha abana, aza gufatiraho abantu bose yanditse ku rupapuro furi. Nabwita ngo furi. Afatiyeho furi, afatiyeho yabanditse aba bantu nibafatiraho furi ndabazi bazamvugaho. Nibamvugaho rero nzarongeye kujyute gusubira mu kibuga nari maze kuzima. Ntimwifuze kuvugwa n'abantu neza, mwifuze kuvugwa n'Imana neza. Nge nk'umuhanuzi ngutangarije ko ibyo uvuze ntabwo ari umwana wawe,
kuba umushumba ntibiguhaye ububasha bwo kuba ababyeyi b'abantu. Ntabwo uri umubyeyi, ahubwo wowe kambivuge neza byumve neza Ezekiel, ahubwo wanasanga izo ntamuragiye wita kuri umubyeyi zaramaze kukwiruka nazo, kubera zabonye ukuntu wazigabura ubwatsi bwumye, hakababwo hari umunsi uzashiduka kugira ngo uracyari umubyeyi wazo, kumbi zabaye umubyeyi wawe. Ariko ubundi umuntu ahinduka akomeza kwitwa umushumba ate atagira izo ashumba? Icyo ni icya mbere. Ikindi, witwa umushumba ute utagira urusengero? Aranashumbye, afite YouTube arashumbye byemera, ahubwo si ushumba ute. Ubu n'inzozi zacu nawe ya washumba online irashumba, hati abantu bakwemera abantu. Ntabwo unyumva padiri avuga ngo muture n'abari impande zose ku isi yose. Hari abagatulika bagiye i Burayi bakemera misa bakayisomera aho ngaho nayo misa online. Abadepe bari i Burayi umunsi guterana kwabo online bakabakurikira mu gacinjiro bagatura. Ibyo reka tubirenga. Ahubwo uvuga ngo ni gute umushumba ukadivorce uri umushumba inshuro 3 uri umushumba. Aho no wafata inshuro 2 ntago ari 3, ni inshuro 2 ebyiri akongera agashaka kangahe ga gatatu. Icyo twikwirirwa tugitera amabuye, umuntu wese ugiteye amabuye ahinduka umwanzi we, ugiteye amabuye ahinduka umwicanyi. Nta kibazo ntacyo bimbwiye. Tuharenge ngiye gusanya ibyaje, tuharenge bizwi nawe n'Imana. Imana imuhe urugo, Imana iza kutemba amata n'ubuki, kambivuge ngewe. ariko ndagira ngewe ibyanjye na Mutesi, Imana izabizemo ibidukemurire. Ndashaka Mutesi yongera asubire kuri kamera dusobanura. Sibyo? Abana nyine yabyaye, mu bana yabyaye, abazi yatangiye mituweli, abazi yarihiye ishuri. Atubwira Imana zarimo 8. Niba Prezira arimo, Vital akaba arimo, ba Ezekiel tukaba turimo. Sibyo? Sindabona umuceri kuri momo yanjye, sina nawe gusabye utaza kuwohereza, kuko ngewe nayohereje nkabona ko ari uyohereje ukambwa ngo ni umuceri, nayagusubiza gihe ntago nsonje. Kavuga ukuri, kuko umuceri nge ntuncecekesha. Abana uzaryite juste niko bimeze, ni waho kaburiye, kuko niwe wahaye umuceri Damour, we ntazabihakana. Abana uzaryite Damour, niwe wagaburiye. Abana genda uryite kamarade, niwe wagaburiye. Ariko wifata abakozi b'Imana bihagazeho ngo udusuzugure, rimwe ngo ntituri mu cyiciro urimo, ubundi ngo turi amagare. Sibyo? Ngewe nanga ikintu cyitwa agasuzuguro aho kava kakagera. Sibyo? Ntuzansuzugura ngiye kunyita umwana wawe, ndi umugabo ufite urugo, ufite umwana witwe Vandarene, uzanyita umubyeyi we, kuko namubyaye hari ibyangombwa nujuje byo kuba yanyita iki umubyeyi. Igihe naba nanamufashe nabi, ntago yemere no kuba yananyita umubyeyi, ashatse yanampakana nubwo naba naramubyaye. Ariko ibi bintu muza ku mbuga nkoranyambaga mukaza kwirirwa mutubeshya, murafata abantu mugahita mubahindura abapagani. Sibyo? Nyuma ngo muraje ngo mubasabye imbabazi mute. Ubu ibi bintu wakoze kuko tujye tubwizanya ukuri. Nakoze ikiganiro ndavana ibi bintu birimo uburyarya, ntibigaragaye. Ngewe cyambere Ezekiel, ngewe niyo nabwiye abantu ngo nabi muku nawe Ezekiel kumuvuga butumwa kumukozi Imana w'umuhanuzi, ukora ibintu byawe byo gusengera abantu twibereyemo. Aya matitire yaje Reverend Pasteur, zikuri bisobanura biriya biravuga ngo Reverend Pasteur nuwo gupfukamirwa. Kubisobanura Reverend Pasteur no gupfukamirwa. Ngira ukuntu muzapfukamira umugabo ufite umugore n'abana ugapfukamira umudivorce. Ibintu by'ibizina mugera muzana, harabo numvise mu isi yashize bitwaga ngo ni ba dadi, ukajya kumva umukristo ngo dadi wanjye no mubyi niyo papa nyine ne mwana dadi n'umwana ni kimwe nyine. Dadi biravukana, dadi bisobanura ngo umwana. No umwana bivuga ngo uvuga ngo dadi dadi abari guhamagara papa. Ko umubyeyi agira abana. Rero abapasiteri benshi kuki rero ubushake bw'ijambo ry'Imana bigize ngo abapasiteri benshi bigize ngo abakristo bose n'abana babo wagira ngo yamugiriye mu bisi. Nta mpamvu mubiba
bo bazayibazwa. Mpamvu mubiba ngo murimo murafasha umubyeyi ngo murabaka inzu y'umubyeyi. Uyu munsi ntago mugikorera umugisha mukorera kuri bene so mukorera ku bana bayo ababyeyi rero uvuge mwamaze gucuka mwese aho muri wese muri Amerika muri Afrika i Burayi East Africa hose mutese mwe ko mwacutse. Ubu papa wa Prezire niyongere gutekereza ko Prezire ari umwana yabonye nyina. Prezire afite mama we witwa Pastor Mutesi ari mpamvu yacyashye umwana. Abantu bose yise ko ari abana be itangazo rivuye ku Nabi Muku mubabwire kuko mwacutse noneho bamucyahireho ibyo akora. Erega ibibazo nawe uri kuvuga aho ngaho bivugira inyuma ya kamera ijwi ryawe ntawe waryumva. Ariko banyarwandakazi bakunze ibimbuga nkoranyambaga yego ndeze kiyeri nzababwira ukuri nimumenye ukuri niko kuzaba bati yego Nabi nujya inyuma y'ukuri yego uzamenye ngo ntukiri wowe Imana iguha umugisha. Urumva ndabyumva kumva mukozi w'Imana nushaka kwidefanda mu mafuti wiha amahoma wambara amakoro pastoral wigira mwiza uzamenye ngo hari ikuzi kuruta uko we wiyizi. Yego kandi nikuvaho nushaka kubaka icyizere ku bana ubuzima bwawe ukabwubakira ku bantu bagufitiye icyizere umunsi hazaboneka kazatuma abantu bagutakariza icyizere bazagenda bose ntawe uzasigara. Uzaseba uzamwara uzaba icamuke uzaba ikivume kuko wihangiye gukiranuka wa mupasteri we wa munyamasengesho we nanjye kanibwire ndimo nanjye kanibwire nimba yabona itaba ngo ndadi ngende umukozi w'Imana. Njyewe ikiganiro cy'ejo naragikurikiye cyose ndagikurikira cyakoranwe ubushake nta gahato cyakozwe kizweho cyateguwe anakivugaho. Uyu munsi yabonetse ikindi kiganiro kivuga ngo ndasaba imbabazi harya ubwo areze kiyeri ushaka views nawe nuwateguye gukora ikosa agahita ategura kuzana none kuri defanda uri gushaka views muri twese ninde abantu nibatugira uriya we sina views ahubwo ashaka na hit Mukanya aravuga ko kuri gusaba imbabazi nabwo byari bimucitse. urukumva nyine tujye tuganira uri gushaka views ninde mu by'ukuri mu minsi yashize ubwo niba ari abana be bambabare niba ndi bubita abana be sinzi uko ndi bubita abana ba Mutesi bose ati jewe umutima wanjemo kujya gusaba Mutesi imbabazi naramukomerekeje asabye imbabazi wa kabiri nabasabye imbabazi n'uwa gatatu asabye imbabazi n'abandi wenda tutamenye ko basabye iki imbabazi. Mu bari bategerejwe bagomba gusaba imbabazi harimo Pastor Fani hakabamo Nabi Muku n'urugo rwe rwose nyambazi nasaba umwana w'umuntu ntago yagiye gusaba imbabazi ziki nawe akaba meze kiye akabamo nani kamarade ari nayo mpamvu abo ngabo bagarutse hehe mu majwi y'ibintu ruvuga ngo Pastor Mutesi abagomba gusaba imbabazi wabumvishije abo ntibazisaba hari basabye wabyumvise jewe cyanteye kutajya gusaba imbabazi nuko nta cyaha nakoze ijambo ry'Imana niryo rimo uburenganzira bwo kugira ibyo ngize gute ibyo nyaha yego kandi iyo mbicyaha sindega ku myaka kuko n'umunyarwanda yacumugana avuga ngo nari umugabo ntigihabwa iki intebe wanyumvise kumva suri kujyayo none ntekereza tu byimurambwira nari umugabo ntigihabwa iki intebe. Uyu munsi wa none umuntu araza akakubwira ngo sha nguze imyaka maze muri aka gakiza ariko ushobora gusanga umaze iyo myaka mu gakiza Imana nta n'umwaka n'umwe yigeze kubona. Ezekiel tugarukiranga sibyo ndacyavuga urutonde wasohoye rwo basaba imbabazi kwe twabuze mwe se kwasohoye ko turabanze ari abandi bafashe umwanzuro bagiragenda weho bavuze yuko naho baca nunagera no ku gipangu polisi zahitize ubwo no kuvuga ngo nta nubwo bakeneye kuzajya gusaba iki igipangu sakigeraho ngewe imbabazi igipangu cyo sakigeraho urikumva noneho icyo nshaka kuvuga ni iki jewe Ezekiel iyo umuntu nta cyaha afite aratinyuka
kandi iyo umuntu azi umuhamagaro we arinda ubuhamya sibyo niba Bibiliya imbwira ngo akoze kiye hari akantu kuvuze hano ushizemo nawe nakitene ka rugundi hen akahe ngo sinakajya ku gipangu kiwe ni umuceri naba ngiye gusaba ni kawunga ni imbabazi wese ko we yishiteko rya Bibiliya yisabye imbabazi we nta nubwo yagiye ku gipangu kwa Ntusi ku mana kwa Brazil acometse kamera kabandi bamusanze mu rugo bamuhumuceri Brazil abandi bagiye gusaba imbabazi barya ku nkoko batahana umuceri batahana imyenda y'abagore urumva aranavuga ati madamu runaka umugabo wa yanyambuye ubusa uranyambika sibyo wogira gute uranyambika Mungu we none akira nanjye nkwambike yego none Mutesi yafashe abayisa abana yabambuye ubusa ejo ntaho bamuvuze aho bambikira ubusa yongera niho n'abandi bamwambikiye ubusa bamusaka mu rugo ariko bajya kumusaba imbabazi bamusanze mu rugo baramwubaha bako bamwahiye umuceri Prezire nubwo yiswe yagereranyijwe ngo igare ngo imbere ya Mutesi ndetse ni V8 nubwo yagereranyijwe n'iryo gare mu by'ukuri iri gare riraciriritse ku buryo atajya kuri iri gare ngo yemere ko nubundi iyo V8 ishizemo essence ahantu nta sitasiyo iri hafi wemera ugatega n'ako kagare wanakabura ukagendesha amaguru ubu ngubu mu rwego rwo kubahira igare ntiwari ukwiriye guhaguruka ukemera ukarigenderaho nubwo ryaba rimwe ukajya kuri iki gipangu cya Prezire ukagenda ukamusaba imbabazi niba ko ari umwana wawe ukanamutura nk'umubyeyi none niba uri umubyeyi uri gukorera ikosa abana ukagaruka ukabasaba imbabazi kandi uvuga ko wari uri kubacyaha harya ubwuri mukuri araza kuba ndi ngo mumbabarire ko mwabonye ko namuhaniye mwese wongeye kumuvugira hehe aya mazina mushaka mwakase ubwami bw'Imana ucyanguka kwayo mukera imbuto na societe ya diaspora ariko cyane cyane abakozi b'Imana dufatanije umurimo wo gushumba bitwa abashumba ndabinginze mu mbabarire ntabwo ari cyo nari ngamije si cyo nari ngendereye nahannye umwana muhanana umujinya nk'uko umubyeyi wese yabikora ariko muhanira kuri telefone murabizi rero aya matelefone dufite nubwo tuyiringira ariko ubwira umuntu umwe bigasanga babwiye abantu uzi kwihangira gukiranuka ntabwo nzi uburyo nta nubwo nje gusobanura uburyo ibi bintu byageze hanze ko nanjye ushobora gusanga ntabuzi neza cyangwa ubwo nkeka akaba atari bwo uri kumva aya majwi agakomereka mu mutima uravuze ngo yihangiye ngo bihangira kugira gute ko ni ibintu bashaka kujya bakore bihangiye kuba abantu beza mumbabarire wabyumvishije ariko imbabazi nkizi bazita ni nk'imbabazi ni nk'izihese noneho nizabihehe bakatuzihorere ariko imishaje yatambutse yamaze kumurangiza musa abantu bamuvuye ko ari umuntu mubi nyine ko ari umuntu mu mutesi ariko ikimbabaza nuko mukora ikintu kitari mu bumana kirimo imyuka mibi kirimo ibintu bisa nkaho kwikakaza imbabazi zo kwishyira hejuru Bibiliya niyo mvugaho ijambo ry'Imana bavuga ngo ntagire umuntu muzica data cyangwa mama kiretse iyo mu ijuru gusa ariyo so imenye ibiherereye abana banyu nabo mushumba cyangwa nabo mwabyaye barabahakana turi mama bahakwanga nkaswe uvuga ngo ndi umushumbye iki ni umudiyakoni ukora ibyiza bishimwa n'Imana ameze nk'umwepiskopi azi kuyobora urwo rwiwe ibyakunaniye Brazil yarabikoze
abishyira ku murongo kandi ndamusengera ngo bazasazane. Brezil ntabwo uri umwana, Brezil ntabwo yaguhannye, nta deni umufite, ibyo wavuze biri mu ijambo ry'Imana. Nta mwepiskopi ugomba kugira abagore bangahe, babiri cyangwa batatu. Ko Bibiri yivuga. Urakoze. Turi kugera tunigana ku musozo, ntabwo tutinda cyane. Urakoze. Ariko icyo twashaka kuvuga ni iki ngiki. Abarokore badukurikira, mureke tumenye ubwenge kandi dusabe Imana dukore ku maso muri iyi minsi ya none. Iyi minsi abantu baduhagara imbere, bafite ubuntu bwo kuduhagara imbere, batagitekereza yuko hari igihe natwe twagira ubwo bubasha bwo guhagarara abantu hehe imbere. Kuko uyu munsi ari igihe yaba nabi, ejo akaba ari iki mu gihe cyawe. Ikintu cyose abantu mujye mumenya yuko inyuma y'umuntu hari undi. Cyane wanyumvise cyane, inyuma yawe hari umuntu wowe utazi ariko Imana izi, umpagaze inyuma. Yego, unshyigikiye, ugushyigikiye, witeguye gusigarana ibyawe uko byagenda kose. amen. Upfa biribwa n'undi. Wanyumvise? Nawe byitwa ibye, bisobane ngo ibyo witwita ibyawe ufite uwo mu bisangiye nubwo amaso yawe atamubona. Izina nitwa, yego iryo abantu bambonamo, mfite undi, yego uryitwa, uri naryo ushobora no kurifiringa kurusha uko ngewe nagize gute, narifirinze. Uyu munsi ni wibona nk'ukomeye, ujye wongera uterera akajisho wibone nk'uciriritse, sibyo? Yego. Uku gukomera kwacu ntawe nari bwabone kwabujije kwinjira mu mva igihe cyo gupfa kwiwe cyageze. Aho mukuru rero muranyumva barokore bene data, turakumva. Uku gukomera kwacu, uku kwitwa ababyeyi, uku kwitwa ngo ntidushaka abantu baducyahira amakosa yacu, ngo ntabwo ari amakosa twakoze ngo abantu nibatworose iyo dupfuye. Yego, ntabwo ibi ngibi bitubuza kwinjira mu gituro. Ubutunzi ufite, nushaka uburi vewiti mu bantu cyangwa uburi paundi, uko twaremera kose ari ahantu tugera tukaringanira. Icya kabiri, twese iyo tugeze mu buriri ntawe umenya, buri wese niwe umenya uko aryama. Aho urimo neza, aho urimo wese amenya gahunda yiwe n'ibiriwe nijoro. Niba warara wasamye, nushaka kuba akaguru kamwe gatahariya, nushaka uburara incuri, ni wowe uyimenyera wenyine, nta n'umwe uhari. Ariko burya mu bitotsi nta muntu wikontorora, nta n'umwe kiretse Imana ikuyobora. Umusundwe nako nani sazi yaza mu gutwi, nani ivubi ya mu jisho, Imana ikurindira umutekano wasinzira hariya. Icyo nshaka kuvuga rero, mu gihe uzi ko nta ruhare na rumwe wigeze ugira kugira ngo mbe nduyu, ntukanyite umwana wawe. Ezekiyeli rero abashumba bigize bamucutse umumpe, kwirobaniramo abana beza, kwirobaniramo abagabo beza, mucutse umumpe. Turabamaganye mu izina rya Yesu Kristo. Nabigize ngo muri abana babo, jya mumenya ko twambaye impeta, mujye mumenya ko dufite ingo. Hatuganire Ezekiyeli, ubu ninjira muri ADPR we, Imana imvuze ndategetse ngo jya muri ADPR ubushumba bukweho nduwiteka, icara mu ntebe hariya. Azaba umwana wa Ezayi, azahita yitwa umwana wa Ezayi. Ntabwo azitwa umukristo wa Ezayi, azitwa umwana wande, azitwa umwana wa Ezayi muri ADPR. Ariko ntabwo Ezayi aravuga ngo abakristo muri ADPR n'abana babo. Oya, ni umuyobozi w'itorero, sibyo? Nta nundi na mudugudu ntaravuga ngo muri abana be, na mudugudu mu mudugudu ntabwo ajya avuga ngo muri abana be, na gitifu wapi. Buri wese atangiye avuga ngo Abanyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, namwe inshuti z'u Rwanda. Hagafati abana banjye. Ariko uzi kwitwa umwana icyo ari cyo, uzi kwitwa umubyeyi w'umuntu icyo ari cyo, utamuhahira, utamugurira imyenda, utamwishyurira inzu, kwitwa umubyeyi w'umuntu, utamugurira amakayi. Uzi ko nyakwigendera Pastor Theogene arinze atabaruka bariya bose ngabana banjye, atarabita abana be, nabana navanye ku muhanda. Uzumva
abo ubwabo nibo baha agaciro ibikorwa uwo muntu yakoze, bakamwita umubyeyi, bakabimwitirira umubyeyi. ariko ntago niba ushaka kuba umubyeyi, kora ibikorwa bizatuma abantu bakwita ki, ariko wowe wikwiyumva kuri umubyeyi wabo nta n'icyo wagize gute wabamariye. kadusenge Imana. Nabi. Karame, Mutesi yasabye imbabazi, ngiye ntegereje ko azisaba, nanjye ndategereje. Imana imubabarire. Ngiye ntegereje, ntago ngewe. Ariko icyo twagira ngo tumubwire, ijambo rivuga ngo muri abana ndabaruta, N'ikindi Ubishyire hasi. ngiye ntegereje kumva avuga ngo Nabi Muku ikibazo cyabaye cyura mu Iryo Kristo, jambo. tufi cy'umukristo nambabarire. Nabivuga nanjye zihaniye ukuri. mu rugo rwawe wemerewe kwigira icyo Ngewe ushaka, Ezekiyeli, abariho bakakwita umubyeyi. izo mbabazi ni za kamera, ni za hiti, ni z'amavi yuzi. Ngewe nampa ku telefone nampamagare, ndatse imodokari, tutuye hafi hamwe. urinde kujyayo se, Umva nyine hoya tujya ahantu twicare. wese aramutsaje, Ati uyu mukristo kwapfuye nagusebejeho, mbabarira. waramutsaje se Nde we akiyizira. bo ntabwo ngiye nkuri cyubahiro, ngewe hose kwahurira. Ati pastor mbabarira, biriya bintu byabaye gutya, imyaka irashize, ariko Mutesi ndaramubabariye, n'uyu munsi ndamubabariye, we azagumane ubuhemu yankoreye, azabugumane, nge ndamubabariye nk'umukozi w'Imana. Nuko navuze nukuri ihangane mubyeyi, no kubyara nabi bibaho. Ibaze Badusoze aba bantu bahise bitwa ko n'abandi bantu barimo arabateza uko n'abana nyine. urumva ari gufata kw'aba bantu babyawe nabi. Ni ukuvuga ngo ministre, umva nyine mubwire, ministre uzinjira gusengera kwa Gitwaza azahora umwana wande. Reka mbashimire, Murakoze. mukore subscribe, musharinga ibiganiro byacu. Yego. Ariko niba wumva ibi ngibi ubyumva kimwe natwe, ubirwanye bicike muri iki kintu cyitwa abakozi b'Imana bafata ngo uyu ni umwana wanjye, ngo namubyaje ubutumwa mu buryo bw'umwuka. We wabubyajwe nande? Ko wowe nawe byanga bikunda nawe warabubyajwe, ko ntawe uraza yirata ubwo butwari akwita umwana we, sibyo? Kuba warambyaje ubutumwa ni byiza, Imana ibiguhera umugisha, ariko ibi bintu byo kudufata mukadushyira mu gatebo k'abantu baciriritse butwara n'iki, uwo mwuka turawanze. Niba ari na Satani wawubibye muri mwe, turawusenye mu izina rya Yesu. Mwemere kuba abakristo nkatwe, ni muba bashumba, ni igarade muhawe, ariko mu ijuru nuzarihunguka nayo, twese tuzagera duhemberwa ibikorwa twakoze. Nugera mu ijuru, umva Nabi, nugera mu ijuru, na Ezekiyeli akagera mu ijuru, igitabo kizabumburwa. Niyo mahirwe ushaka. Nikibumburwa, ntago bazavuga ngo muhanuze Ezekiyeli injira, bazavuga ngo Ezekiyeli Rukundo n'ibikorwa byawe injira. Imirimo ya yindi herekejwe n'izina ryitwa Nabi, yita igenda iguherekeje. Umwuka nawe ati ye uruhuka imiruho n'imihati, imirimo iguherekeza. Rero abakristo tureke kuyobya abitwa ko dukuze mu buryo bw'umwuka, tureke kuyobesha abitwa ko bakiri bato mu mwuka, ahubwo tubayoboza ubugwaneza, tugire wa mutima wo muri Kristo Yesu. Niko ijambo ryatubwiye, buri wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Ubu nicaranye na Nabi, ndemera ko anduta, ariko nanjye nkemera ko nanjye ari kinduta, agomba nanjye gutekereza yuko muruta. Icyo nicyo Yesu yadusabye. Ntago yasabye kugira ngo Nabi mubone mu mwana, Nabi ntago yasabwe kumbona mu mwana. Ntago ari byo byanditse hano muri Bibiliya. Mugire wa mutima uri muri Kristo Yesu. Nabishoje gutyo, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Ciao. Ciao.